inshuti zanjye reka mbaganirize kuri iki kiribwa kandi ikiribwa cy'ingenzi bamwe bagenda bashakiramwo imiti itandukanye kandi koko gifite imiti itandukanye. Reka mbabwire kuri kiribwa cyitwa cyangwa se ikinyobwa cyitwa amata. Amata rero kuri benshi bayaziho kari ukuyanywa gusa, ariko kandi amata yibitsemo intungamubiri z'ubuzima cyangwa se umubiri zitandukanye, kandi mu mata habamo proteine zigiye zitandukanye, ari byo nza gukomeza mbasobanurira. Mu mata rero iyo wayanyweye, amata ukayanywa neza, amata ni ingenzi. Amata hari benshi bayakoresha mu buryo bw'intungamubiri, ariko kandi proteine nza kugenda mbasobanurira muraza kuzisanga muri aya mata, ari nazo zishobora kubaka umubiri mu buryo bugiye butandukanye. Ndabasobanurira uburyo ki ushobora kunywa amata akaba yakugiraho ingaruka, cyangwa se ukanywa amata ntagire ingaruka akugiraho. Hari na bamwe bayakoresha kuko yongera proteine mu mubiri, akaba bagira agatege mu kubaka urugo rwabo, cyangwa se mu byo twakwita gutera akabariro. Nayo mpamvu usanga abakobwa bayanyweye cyane akenshi bahorana ubushyuhe, n'abasore kandi nuko ugasanga bahorana ubushyuhe. Ibi byose rero komeza ubitega amatwi, ni ku kiganiro Shatamukazi channel. Kora subscribe ukanda kukazogera gatukura, maze ukore like, dukomeze tugenda tubona ibiganiro bitandukanye dukura kuri iyi channel. Rero amata habamo amata y'inka, ay'ihene, intama, ingamiya n'izindi. Akaba agenewe guhabwa abana bazo kugira ngo bakure neza kandi bagire ubuzima. Amata ni kimwe mu byo kurya byihagije mu ntungamubiri, kandi bikaba bifitiye umubiri akamaro koko nk'uko nabibasobanuriye. Nubwo hari ubundi bwoko bw'amata atandukanye, hari n'amata yo mu bimera cyangwa se mu biti, nk'amata ya soya, ay'utubuto duto twa almond, aya coconut, n'andi ava mu bindi biti. Tugiye kwibanda ku mata y'inka, ariyo tugenda tubasobanurira. Amata aturuka ku nka kubera gukundwa cyane nayo, yagiye akorwamo ibyiciro bitandukanye. Amata yuzuye arimo ibinure bike, amata atarimo ibinure ariyo twakwita fat free milk, ikivuguto n'andi. Yes. Intungamubiri zishobora kuboneka mu mata ni izihe? Harimo ibyo binure, proteine, hakabamo icya gatatu hakabamo ibinyasukari, iya kane hakabamo vitamine A, iya gatanu hakabamo vitamine, harimo B1, B2, B3, B5, B6 na B12 ayo bita B12 twasobanuye ko ishobora kugira intungamubiri ku basore n'abakobwa, cyangwa se abagore n'abagabo. Alright. Iya gatandatu folate, iya karindwi vitamine D cyangwa se vitamine D. Alright. Iya munani calcium, 9 magnesium, 10 phosphate. Alright. Hakabamo 11 zinc, selenium ndetse na choline, soma choline. Akamaro k'amata ku buzima dusobanuye dutangiriye ku cyambere. Ibinure bigize amata ni ingenzi cyane mu gutuma umubiri ugira imbaraga. Umubiri ushobora gukora imisemburo
mu kurinda umubiri n'ingingo ziwugize. Hanyuma ugafasha umubiri guhangana n'ubukonje ndetse no gufasha vitamini zisaba ibinure kugira ngo zikore neza. Rero abantu bashobora kuba bagira imbeho nyinshi, mushobora gukoresha amata kandi ushaka gukira gripe cyangwa se n'izo ndwara z'ubuhumekero zimwe zigiye zitandukanye, fata amata maze uyateke, abanze abire cyangwa se abire, reka mbivuge gutyo, maze usekure tangawize ushyiremo ibire bihagije maze unywe. Ikibazo uraza kubira icyuya rimwe, byose biraza guhita bitungana. Alright. Icya kabiri, isukari iboneka mu mata yitwa lactose, ituma umubiri ubona imbaraga zo gukora. Icya gatatu, proteine ziboneka mu mata zifasha umubiri mu kongera ubudahangarwa, ugafasha umubiri gusana ahangiritse no gukomeza imikorere myiza y'umubiri. Izi ntungamubiri kandi zifasha mu gukomeza imikaya n'amagufwa. Icya kane, akomeza imikaya y'amaso no kubona neza. Rero niba utabona neza cyangwa se amaso yawe akaba agira ikibazo cyo kutareba neza, jya unywa amata cyane, azagufasha kuko akungahaye kuri vitamine A, biyaha ubushobozi bwo gukomeza amenyo n'amagufa ndetse no kugira uruhu rwiza. Vitamine A inafasha mu kurwanya indwara yo kutabona neza nijoro. Amata rero ni meza nshuti zanjye. Vitamine B12 ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko n'urwungano rw'imyakura, venous system. Iyo venous system niyo ituma ubwonko bukora neza no gukora uturemangingo tw'amaraso dutukura. Ibi byose bifatanya na vitamine B16. Mwibuke ko kandi B12 iyi vitamine ituma nyine ubwonko bukora neza cyangwa se imyakura ikora neza. Niho handi twagiye dusobanura ko ishobora gutuma umugabo agira akanyarigabo cyangwa se agira intege mu gitanda, cyangwa se umukobwa akaba nawe kubera ubwonko bukora neza, urimo butekereza neza, akaba yagira ubushake buhagije. Amata rero ni ingenzi kuyanywa kandi ukayanywa neza. Alright. Iyi vitamine B6 ikongeraho kuvana uburozi mu mwijima. Ibyo byose ni umumaro wa B6. B12 ni ingenzi cyane mu mikorere myiza y'umutima, ibibazo byo gusinzira, diabete n'ibindi bibazo byo mu mutwe. Iyi B12 ni ingenzi cyane, iva mu mata. B2, vitamini B2, riboflave ifasha umubiri kwinjiza ubutare, bityo bikarinda indwara yo kubura amaraso, anemia. Rero iyi B2 yunywa amata bituma ugira iyi mitsi cyangwa se utudutsi dushobora gutuma amaraso azajya agenda akora neza. Indi ni vitamini B3, niacin ifasha umutima gukora neza no kugabanya cholesterol mbi mu mubiri. Ifasha kandi urwungano rw'imyakura ngogozi, imikorere myiza y'urwungano ngogozi. Iyifatanya na vitamini B.
iyi vitamine B3 ifitanye isano no gukora cyangwa se gufatanya imirimo na B1 cyangwa se thiamine, uruhu, umusatsi n'amaso. Rero aya mata nayo niyo mpamvu uzasanga umwana utarakuze abona amata bihagije, agenda agira umusatsi utukura, umusatsi wacuramye, kuko atabashije kubona izi vitamine nka B3 cyangwa se B1. Alright. Vitamine B5 iba mu mata, ifasha mu gukomeza amagufa naho ingingo zihurira cyangwa se in junction. Igafasha mu mikorere myiza y'umutima, igafasha mu gukora uturemangingo dufasha mwihanahana ry'amakuru yo ku bwonko. Folate irinda indwara ko kubura amaraso no gutuma inda ibyara cyangwa se iterisi ikura neza. Rero ujya unywa amata kuko nibyo nabasobanuriye. Vitamine D ifasha umubiri kwinjiza calcium, inafasha mu kuringaniza imyunyungugu nka calcium na phosphore mu mubiri, ikanarinda indwara zituma umubiri wirwanya ubwonko cyangwa se autoimmune disease. Autoimmune disease. Vitamine D inafasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Izi vitamine zose nkomeje kugenda masobanurira nizituruka ku mata, ariko nibanze ku mata y'inka cyane cyane kugira ngo tuzasobanure amata y'ibindi bimera cyangwa se ibindi biribwa nka soya n'ibindi byose nzagenda mbibagezaho. Calcium nayo, calcium na magnesium, iyi myunyungugu ifasha mu gukomeza amagufa kimwe n'amenyo. Magnesium ifasha kandi umubiri guhinduramo ibyo turya imbaraga mu mubiri ukoresha no gukora ingingo zisimbura izishaje. Phosphore nayo ifasha umubiri gukomeza amagufa nayo no gutuma umwijima ukora neza. Potassium ifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso no gutuma umutima ukora neza. Zinc ifasha mu gukora ubwirinzi bukomeye, gukura no gusana uturemangingo, gukiza ibisebe kimwe no kwinjiza mu mubiri ibinyamasukari bituma tuba twariye. Selenium ifasha mu mikorere myiza y'urwungano rurinda umubiri kubera ubushobozi n'ingufu iki kinyabutabire gifite. Inarinda kandi imvura ya thyroïde ahantu haba ingoto. Iyo bita choline n'intungamubiri z'ingenzi amata afasha mu gusinzira, gukoresha imikaya, kwiga no gufata mu mutwe. Ibyo byose bituma iyi choline ikora kandi nayo ituruka mu mata. Iki kinyabutabire gifasha mu mikorere myiza y'uturemangingo no gukwirakwiza amakuru y'ubwonko. Ifasha kandi mu kwinjiza ibinure mu mubiri no kugabanya ububyimbirwe bukabije. Icyitonderwa nk'uko nakomeje ngenda mbabwira, amata ashobora kugira ibyiza ariko kandi hari n'abo ashobora kugiraho ibibazo bitandukanye. Hari abo amata atera ikibazo kizwi nka lactose intolerance. Kuri abo bantu umubiri wabo uburamo enzyme ihindura isukari iva mu mata.
igakoreshwa mu mubiri. Yes. Abantu bafite iki kibazo iyo banyweye amata abamerera nabi. Bagira ibyuka cyangwa se imyuka myinshi mu mara, kumva inda yuzuyemo no guhitwa. Abantu bafite iki kibazo bagomba kunywa amata atarimo lactose cyangwa se bagafata inyongera zituma bagira lactose mbere yo kunywa amata. Allergie cyangwa se kugira ubwivumbure budasanzwe ku mata. Iki ni ikibazo kiba kiri mu miterere y'ubwirinzi bw'umubiri wawe. Abantu bafite iki kibazo barangwa no guhumeka biruhije, gufuruta, kumererwa nabi no guhitwa ndetse no gukomeza kumererwa nabi mu gifu. Kuruka nabyo biziramo igihe banyoye amata. Kugira potassium na phosphore nyinshi mu mubiri nazo ziri ku bwinshi mu mata. Si byiza ku bantu bafite ikibazo cy'impyiko. Iyo ufite ikibazo cy'impyiko ntuzajye wirinda amata. Iyo impyiko zidashoboye gusohora iyi myunyungugu mu gihe iba yabaye myinshi, bishobora guteza ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu rero niba urwara impyiko irinde amata. Calcium nyinshi nayo ni nziza mu mubiri. Ishobora gutera ibibazo bya constipation, kugira utubuye mu mpyiko cyangwa se imikorere mibi yazo. Iyi calcium ishobora no kujya mu mijyana ikaba yatera indwara ku mutima. Guha amata y'inka umwana utarageza umwaka umwe ntago ari byiza. Aya mata y'inka ugereranyije ni amashereka aba arimo ubutare cyangwa se fer buke. Bishobora gutera ibibazo byo kuva mu rwungano ngogozi bitewe no kugira ikigero cy'ubutare gike. Amata y'inka zimwe na zimwe aba arimo imisemburo kimwe n'imiti irimo za antibiyotike n'ibindi bitandukanye izo nka zihariye. Reka rero dukomeze tubabwira ku byerekeranye n'ibiganiro cyangwa se ku byerekeranye n'ibiganiro ku mata ndimo ngenda mbabwiraho byinshi bigiye bitandukanye. Ukomeze ukurikirane iyi channel, murakomeza mubona byinshi bigiye bitandukanye nk'uko nyine ngenda mbibagezaho. Ni Shatamukazi mukomeje gukurikira.